Rero abateze amatwi amakuru y'Ukuri TV, uyu ni wa mwanya rero dukomeza tubagezaho byinshi bitandukanye biba biri kuvugirwa hano hirya no hino muri Afurika cyangwa se no ku isi muri rusange. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje cyane iteye amarira n'agahinda kenshi kuri uyu munsi. Ni inkuru rero ibabaje cyane yakomeje ikwirakwira hirya no hino, niho muri aya masaha y'umugoroba rero hariya mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga ahazwi nko ku Kirenge, ubwo abenshi bahazi nko ku Kirenge cya Ruganzu, haje kubera rero impanuka ikomeye cyane ya bisi yo mu bwoko bwa International, aho yari itwaye abagenzi ibakura i Kigali berekeza hariya mu karere ka Rubavu. Nibwo rero haje kugaragara ko haje kubaho impanuka ikomeye cyane hariya mu karere ka Rulindo. Ni sosiyete rero ya International itwara abagenzi bava hariya mu mujyi wa Kigali berekeza mu karere ka Rulindo. Nibwo hariya ahazwi nko ku Kirenge cya Ruganzu rwose abantu benshi bayisizemo ubuzima ku buryo ariko polisi yo yahise ihagerera igihe kuko iri kubaha ubutabazi bw'ibanze. Ahantu rero mu by'ukuri hasa n'ahateye inkeke, ni ahantu hateye inkeke ku buryo nawe uharebesha amaso urabona ko ni ahantu hamanuka cyane ku buryo imodoka iramutse itaye umuhanda ni ukumanuka ahantu nka metero zirenga nka 500 umanuka ujya mu kabande. Biteye inkeke ku buryo nk'ikintu wasaba ni uko uyu muhanda hariya bazahubakira akantu kameze nk'uruzitiro cyangwa se biriya bintu bubaka ku muhanda biba bitangira imodoka ku buryo zamanuka piriya, kuko ni ahantu habi cyane bigaragarira amaso ku buryo ndakeka ntashidikanya yuko inzego zirahita zifata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba bagira icyo bakora cyangwa se bakora ibikorwa by'ubutabazi byihuse, bakaba bahashyira turiya twuma dutangira imodoka mu gihe yaba igize ikibazo nk'uko yaba yabuze feri. Kuko kuri ubu ngubu ntabwo turamenya niba impanuka ikintu cyayiteye mu by'ukuri, ese ni shoferi wabuze feri, ese ni shoferi wateje iyo mpanuka, kuko bimaze kugaragara ko mu Rwanda cyangwa se hirya no hino bigaragara ko abantu benshi batwara ibinyabiziga basinze cyangwa se bafashe ku byo kunywa bisembuye, ariko kuri iyi nshuro ntabwo turamenya neza niba uyu mushoferi ari we byaturutseho cyangwa se ari umuhanda mubi cyangwa se ari imodoka yamugoye mu by'ukuri. Nibyo tugikusanya rero, amakuru ari imbere turaza kubibagezaho ku buryo burambuye mu gihe amakuru araba yabonetse, ariko komeze twihanganishe benshi baburiye ababo muri ruriya rugendo rwavaga mu mujyi wa Kigali rwerekeza mu karere ka Rubavu mu by'ukuri.